Ikaze mwese, uyu munsi tugiye kuvuga ku migani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu. Ariko mbere yuko dukora ibyo, reka dutangize isengesho. Data udukunda uri mu ijuru, turakuraritse kugira ngo ube muri twe, kandi umwuka wawe wera tuyobore, ndetse abamarayika bawe baturinde. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Uyu munsi tugiye kuvuga ku migani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu, kandi ibyo ngibyo biboneka mu isomo rimwe ryo muri Bibiliya, urwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 16, ahanditse ngo, kuko tutakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge, ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'Umwami wacu Yesu Kristo no kuza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Ubwo rero ibyo bizeraga byari bifite urufatiro rw'ukuri kandi ruzima. Igitangaje cyane hano nuko bavugaga ibijyanye no kuza kwa Yesu Kristo, ndetse kandi ibyiringiro byabo byari ukugaruka k'uwo mwami n'umukiza Yesu Kristo. Ndetse ibyo bizeraga byari bishingiye ku ijambo ry'Imana, ntabwo byari imigani, ahubwo kwari ukuri kuzima kutavuguruzwa mu bwenge bwabo. Ukwizera ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya rwose ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Rero igihe ubugorozi bwa giprotestanti bwongeraga kuvumbura ukuri gukomeye cyane ko muri Bibiliya, bwa nyuma Martin Luther yaje kugera ku gitekerezo cy'uko itorero riri mu bunyage bwa Babuloni. Nuko mu cya 520 yaranditse ngo, itorero mu bunyage bwa Babuloni. Ukurikije Martin Luther, ubwo Papa yari yarafashe itorero arishyira mu bunyage binyuze mu gukoresha amasakramentu ndetse n'imyizerere ya Roma. Mu yandi magambo, itorero ryari ryarakoze indongozi, kandi iyo ndongozi yarwanyaga rwose ibyo Bibiliya ivuga. And sooner or later the creed and the scriptures would come into conflict. Rero mu gihe gitoya, indongozi na Bibiliya byatangiye kujya mu ntambara. Rero bwa mbere mu cya 717, igihe Martin Luther yamanikaga amahame 95 ku rugi rwa kiliziya y'i Wittenberg, ingingo nyamukuru zari ziyarimo ntabwo ari byo batumvikanagaho byose ku byanditswe byera, ahubwo ayo mahame yibandaga by'umwihariko kuri indurunjesiya. Ariko kuri ni igikomezo, kandi uko abaprotestanti bakomezaga kwiga ibyanditswe byera, maze bakabona intambara iri hagati ya Bibiliya n'indongozi, bahise bagira igitekerezo kivuga ko Bibiliya kandi yonyine ari ryo shingiro ryo kwizera gusa, ndetse ikaba ari nayo nkomoko yonyine y'ukuri. Nuko rero inkingi nyamukuru y'ubugorozi bwa giprotestanti yabaye sola scriptura, ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera byonyine. Ukuri kurakomeza, kandi bisaba igihe kugira ngo ugere ku butunzi buhishwe bwo muri Bibiliya. Ndetse ukundi kuri kwinshi kwa Bibiliya kwagiye kuvumburwa nyuma y'imyaka myinshi itandukanye y'umurimo w'abagorozi b'abaprotestanti, ndetse ukundi kuri kwagiye kunavumburwa barasinziriye. Rero kuri iteka ryose guhora kugaragara uko dukomeza kwimbika cyane mu ijambo ry'Imana. None rero imwe mu nshuti ya Martin Luther, kandi bakaba bari bariganye no mu ishuri, ni umugabo witwaga Andrea Bernstein, akaba yarabaga mu mujyi bita Karlstadt. Ubwo rero bamwitaga Andrea Bernstein w'i Karlstadt. Noneho bwa nyuma yaje kuza kwitwa Karlstadt, bamwitiriye aho ngaho yakomokaga. None Martin igihe kimwe yigeze kwirukanwa mu ishuri, maze ajya gutura ahantu mu cyaro, ndetse igihe yajyaga kuhatura yahinduye Bibiliya mu rurimi rw'Ikidage. Ariko Karlstadt n'abandi banyeshuri biganaga na Martin Luther nka Melanchthon n'abandi bakomeje umurimo wabo w'ubugorozi, kandi Karlstadt yari imbere ya Martin Luther iyo bigeze mu kuvumbura ukuri kwinshi ko mu byanditswe byera. Igitangaje cyane nuko Martin Luther na Karlstadt bari nk'abavandimwe, ndetse bari mu myaka imwe. Karlstadt yarutaga Martin Luther amezi makeya cyane gusa y'ubukuru, kandi Karlstadt yari umuyobozi mukuru w'iyobokamana muri kaminuza bigagamo y'i Wittenberg. Ubwo rero mu bintu byumvikana yari akuriye Martin Luther. Igihe Martin Luther yari mu buhungiro, Karlstadt yatangiye kuzana ukuri kwinshi k'ubugorozi bwa giprotestanti bwakurwaga muri Bibiliya, kandi byinshi mu byo Karlstadt yavumburaga byari imbere cyane y'umucyo abandi bagorozi bari baramaze kugeraho. Ukuri gukomeye cyane abagorozi bose b'abaprotestanti bari baragezeho yari ingingo yo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera.
ariko Karlstadt yaje kuvumbura ko hari n'undi mugabane ari wo witwa kwezwa, ndetse yavuze ko gutsindishirizwa gusa bidahagije ahubwo hakenewe no kwezwa. Ubwo rero Karlstadt yatangiye kuvuga ibyo gukomeza amategeko y'Imana nk'ikintu cy'ibanze mu rugendo rwo kwezwa. Ibi ngibi nyine murumva ko byatangije intambara mu bagorozi batekerezaga yuko Karlstadt azanye ibijyanye no gutsindishirizwa n'imirimo. Ikindi kintu Karlstadt yakoze ni uko yakuye ibishushanyo n'amafoto bya Bikira Mariya na Yesu muri za kiliziya zitandukanye. Nuko igihe Martin Luther yavaga mu buhungiro, yatangajwe cyane n'ibintu byose Karlstadt yari yarakoze. Nuko atangira kugenda anasubiza inyuma bimwe na bimwe mu by'ubugorozi Karlstadt yari yarakoze. Ikindi kandi ku ngingo yo kwezwa ndetse n'amategeko y'Imana n'uburyo ari iby'umumaro cyane, byatumye benshi mu bagorozi batekereza ko Karlstadt ari kwerekeza abantu ku gukizwa n'imirimo. Iyindi ngingo ni uko Karlstadt yabonye isabato mu byanditswe byera. Ariko kugeza icyo gihe ntabwo yabashije gutandukanya hagati y'umunsi w'icyumweru dimanche ndetse n'umunsi wa karindwi w'isabato Saturday cyangwa samedi ngo amenye umunsi wa karindwi uwo ari wo. Ariko icyo yavuze akomeje ni uko hagomba kubaho kweza rwose isabato. Ibyo ngibyo byatumye Martin Luther ahatwa kwandika avuga ku by'uwo mucyo w'isabato Karlstadt yari yavumbuye. Martin Luther yaranditse ngo niba Karlstadt yaranditse byinshi ku byerekeye umunsi w'isabato, ubwo umunsi w'icyumweru dimanche ugomba kwigizwa hirya kure cyane, maze hagashyirwaho isabato nyakuri, ni ukuvuga iba ku munsi wa karindwi samedi cyangwa Saturday, kandi niyo igomba kwezwa gusa. Rero iyi ntambara hagati yabo yaje gukomera cyane, biba ngombwa yuko batandukana. Ariko bwa nyuma mu buzima bwabo bageze mu zabukuru, Karlstadt na Martin Luther barahuye barongera bariyunga. Ariko ukwinshi mu kuri nk'uku nguku ntabwo kwari kwarashinze imizi mu bugorozi bw'ubuprotestant bw'icyo gihe. Uko ukuri kwinshi kwavumburwaga, ni nako ibibazo n'intambara byinshi byabonekaga. Kandi kumwe mu kuri kwatangaje cyane abagorozi b'abaprotestanti kwari ukuvumbura umubatizo wo kwibiza. Mu yandi magambo, umubatizo w'abantu bakuze binyuze mu kwibizwa mu mazi. Kandi uyu mucyo w'umubatizo wavumbuwe n'itsinda ryitwaga aba Anabatista. Kandi wari imbere cyane ku ruhembe rw'imbere muri uyu mucyo yari uyu mugabo bitaga Balthasar Hubmaier w'Waldhood. Uyu nawe uyu mujyi mutoya yakomokagamo w'Waldhood niryo zina bwa nyuma yaje kwitirirwa cyane, ryiyongera kuri rino zina Balthasar Hubmaier. Aya mazina y'Abadage hari ukuntu aba atangaje cyane kandi agoye kuyavuga. None se nukwera iki kuvumburwa kwa kuno kuri cyari ikintu cy'ingenzi cyane? Bwa mbere ngomba kubaza, mbese tubona umubatizo w'abantu bakuze muri Bibiliya? Igisubizo ni yego. Rero abantu bavumburaga kuno kuri batangazwaga cyane nako kandi bakakwishimira, ndetse bashakaga ko buri muntu wese yakwakira. Ariko bahuye no kurwanywa gukomeye. Ni ukubera iki? Ni iyihe mpamvu yatuma ukuri koroshye cyane kumvikana nk'umubatizo w'abantu bakuze ibyo byateza intambara ikomeye cyane mu bantu? Reka ibyo tubihere imuzi. Itorero rya mbere ryari itorero ry'abizera bafite umudendezo, ariko bwa nyuma bigeze mu gihe cya Constantine ryari itorero rihurijwe hamwe na leta. Kandi kuva icyo gihe itorero na leta byakoreye hamwe kugeza uyu munsi, ndetse Kiliziya Gatolika y'i Roma yari ifite ijambo rikomeye cyane muri uku kwihuriza hamwe kw'itorero na leta. Nuko rero itorero ryakoreshaga imbaraga za leta kugira ngo rihatire abantu amahame yaryo ndetse n'indongozi yaryo. Rero igihe ubuprotestant bwavaga mu bunyage bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma, ubwinshi muri bwo bwakomeje kwishimira cyane uku guhurizwa hamwe kw'itorero na leta. Ubwo rero igihe wavukaga wahitaga uhinduka umuntu wa leta byuzuye, ariko kandi wahitaga uhinduka n'umuyoboke w'itorero. Ubwo rero mu bice by'abaprotestanti, leta n'amatorero y'abaprotestanti yagendaga yihuriza hamwe, noneho mu bice by'abagatolika, leta na Kiliziya Gatolika nabyo bikihuriza hamwe. Iyi niyo mitekerereze yari ihari. None rero tekereza iyo wahindukaga umwizera w'itorero gusa,
maze ukavumbura ukuri runaka muri Bibiliya, noneho ugafata umwanzuro ushingiye ku mutimanama wawe yuko ugiye gukurikiza Bibiliya. None byagendaga bite iyo ngingo wavumbuye wenda n'urugero ifite aho ibusanya na leta byahitaga bibyara intambara? Rero ikibazo gikomeye cyane cyaravutse ubwo bano ba Anabatisita bavugaga yuko itorero ryigenga kandi rifite abizera b'umudendezo ridakwiye gufatanya cyangwa kugengwa na leta. Uku nguku niko Balthasar Hubmaya yatekerezaga, kandi bino byaremye intambara ikomeye cyane. Ubwo rero byatumye aba Anabatisita bajya mu ntambara y'itorero rihurijwe hamwe na leta. Kandi kino ntabwo ari cyo cyonyine bapfuye, kubera yuko ubutegetsi bwite bwa leta bwari bwarafashe umwanzuro w'uko bugomba gutatanya umuryango w'abakristo bose. Icyo gihe leta yaranditse ngo bamwe muri izi ntagondwa, ubwo bavugaga abagorozi b'abaprotestanti, bifuzaga itorero ryiyobora rwose byuzuye ridafite ahantu na hamwe ryivanga na leta. Ndetse bwa mbere mu ntangiriro mu Busuwisi umugorozi witwaga Zwingli nawe yatangiye yemera kino gitekerezo, ariko abonye intambara na leta ikomeye cyane abagihagaritse mu gihe runaka, ariko bwa nyuma aza kongera kubisubukura kandi yongera kuvuga yeruye ko itorero na leta bigomba gutandukana rwose. Iki rero cyaje guhinduka ikibazo gikomeye cyane, cyaje kuza gutuma itorero na leta byibumbiye hamwe birwanya ku mugaragaro itsinda ry'aba Anabatisita, kandi icyo gihe babaciriyeho iteka rikomeye. Babakatiraga igihano cyo gupfa, ndetse kandi abandi bakatirwaga igihano cy'urupfu kubwo kumva gusa umwigisha w'umu Anabatisita. Kubera yuko bano ba Anabatisita bari abantu bigishaga ko umuntu akwiye kongera kubatizwa akuze, bitewe n'uko bari barabatijwe ari abana muri Kiliziya Gatolika, kandi igihano bahabwaga cyari ukwibizwa. Barababwiraga bati murashaka kongera kubatizwa, nimuze turababatiza. Nuko bakabibiza mu mazi bakabagumishamo kugeza igihe bapfiriye. Kandi ibihumbi n'ibihumbi byinshi bapfuye bazira uko kwizera. None se uko kwizera bari bafite ku bijyanye n'umubatizo w'abakuze kwari ikinyoma? Igisubizo ni hoya. Iyo ni ingingo ikomoka muri Bibiliya, ariko ikibazo cyo guhuriza hamwe itorero na leta cyababereye imbogamizi ikomeye cyane. Rero hari ukundi kuri kwinshi cyane nako kwagiye kuvumburwa, kandi uko kuri kundi kwavumbuwe n'uyu mugabo witwaga Hans Hut. Rero uyu Hans Hut yari umwe mu bagize itsinda ry'aba Anabatisita, ndetse yizeraga n'ukundi kuri kose abagorozi b'abaprotestanti bari baravumbuye, kurimo sola Christos, gukizwa na Kristo kandi Kristo wenyine, sola scriptura, ibyanditswe byera kandi ibyanditswe byera byonyine, ndetse n'ukundi kuri gutandukanye. Ubwo rero mu kuri kose yagiye yiga nawe, uretse kumenya gusa n'umubatizo w'abakuze, ahubwo yavumbuye n'irindi hame rikomeye cyane. Iryo hame ni iryo muri Bibiliya ryitwa ngo Millennialism, bisobanuye ngo mbere y'ikinyagihumbi. None kino ni ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko itorero Gatolika ry'i Roma ntabwo ryizera iri hame rya mbere y'ikinyagihumbi. Mu yandi magambo, ntabwo iri torero Gatolika ry'i Roma ryizera yuko Kristo atagomba kurenza imyaka 600 ataragaruka, noneho kandi ibyo bikaba mbere y'ikinyagihumbi kivugwa mu byahishuwe. Ahubwo mu kuri Kiliziya Gatolika y'i Roma nta nubwo yigeze na rimwe yizera iby'ikinyagihumbi kiboneka mu byahishuwe, ahubwo bizera icyo bita ikinyagihumbi cyo ku isi gusa. Mu yandi magambo baravuga ngo itorero hamwe n'ubutegetsi bwose bwa leta bizategeka isi yose mu gihe cy'imyaka 1000, kandi isi yose izabibumvira byuzuye. Kandi abaprotestanti, ndavuga abaprotestanti baguye, nabo bakiriye iri hame ry'ikinyoma, none nabo bizera ikinyagihumbi muri ubwo buryo. Ariko iyo myaka 1000 yanditswe muri ubwo buryo nta hantu na hamwe iboneka muri Bibiliya, ahubwo byazanywe na Kiliziya Gatolika y'i Roma mu gitekerezo kivuga yuko izategeka imyaka 1000 hano muri ino si. Ubwo rero murumva ko ingingo yo guhuriza hamwe itorero na leta yakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, bityo bituma ryahamenya kuri ry'abaprotestanti bo kuri rya mbere y'imyaka 1000 ritakirwa. Mu kuri nyako, uyu mugorozi Hans Hut yahamagaje inama mu mujyi wa Axford mu 1527. Ahangaha ni nyuma y'imyaka 10 Martin Luther amaze kumanika ya mahame 95 ku rugi rwa Kiliziya y'i Wittenberg. Ubwo icyo gihe bano ba Anabatisita bose barabafashe muri iyo nama, harimo na Hans Hut ubwe, maze bajya kubafunga. Nuko icyo gihe bamukoreye itoteza rikomeye cyane rya kinyamaswa, maze muri iryo joro umuriro wadutse muri gereza yari arimo, maze
maze uramukongora utuma apfa yumagaye. Apfira muri iyo gereza yo mu mujyi w'i Augsburg ku itariki 6 Ukuboza 1527. Ku munsi wakurikiyeho ubwo yari yarayahiriye muri gereza, abayobozi ba Leta n'itorero bakatiye umurambo we igihano cy'urupfu maze barawutwika neza noneho byuzuye. Bino bintu biratangaje cyane. Uru rwango bari babafitiye bitewe n'uko bano bantu bari baravumbuye ukuri kwa Bibiliya gusa, kandi aba bantu turi kuvuga bari biteguye gupfira kuno kuri. Ntabwo bari baravumbuye imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu, ahubwo bari baravumbuye ukuri kwa Bibiliya. Ariko ino si ntabwo yari yiteguye kwakira uko kuri kubera yuko kwabangamiraga indongozi zabo. Aha nanone haza ukuri kw'isabato kwavumbuwe. Hano hari uwundi mu Anabatista witwaga Oswald Great. Akaba yaravumbuye umucyo w'isabato mu buryo burambuye. Cardistat yari yarabivumbuyeho mbere, kandi aba Anabatista bari baravumbuye umubatizo w'abakuze. Noneho uyu witwa Oswald Great nawe agira ibyo yandika byinshi ku bijyanye n'umunsi w'isabato. Yakoze igitabo cye yise Vom Saba, bisobanuye ngo ku munsi w'isabato. Mbese ibi byamuguye neza? Igisubizo ni hoya. Yaje gufatwa afungirwa muri Vienna mu cya 1545, maze mu ijoro rimwe aza kuza gukurwa muri iyo gereza, ajya kwibizwa munsi y'amazi mu muhindo w'icya 1546. Mbese uyu yakurikiraga imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu igihe yandikaga ku byerekeye umunsi w'isabato nyakuri, cyangwa iyo ni ingingo ya Bibiliya yigishaga? Igisubizo ni uko ari ingingo ya Bibiliya yigishaga, ariko ibyo ngibyo byabangamiraga gahunda ndetse n'indongozi z'amatorero. Kandi iyi ni ingingo ikomeye cyane. Igihe ukuri kwa Bibiliya kugiye mu ntambara n'indongozi, ndetse uko kuri kwa Bibiliya kukajya mu ntambara n'ubumwe bw'amatorero afatanyije na Leta, icyo gihe uba ugomba kwitegura yuko hagiye gukurikiraho akarengane gakomeye. None aba Anabatiste bigabanyijemo ibice byinshi bakurikije aho bagombaga kujya kurwanyiriza Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nuko buri tsinda ryose rigahabwa umuyobozi waryo, bakajya mu bice bitandukanye. Rimwe muri ayo matsinda ryiswe aba Mennonites, bakaba bari biyemeje kujya kurwanyiriza Kiliziya Gatolika n'ibinyoma byayo mu gihugu cy'Ubuholandi. Abo bagiye mu Buholandi bagiye bayobowe n'uyu mugabo witwaga Menno Simons. Rero ntabwo tugiye gusoma ibintu byose kuri we, ariko ikintu aba bantu bari bahagazeho, uretse umubatizo w'abakuze ko ugomba kubahirizwa, ikindi kintu bari bahagazeho kwari ukugira umudendezo mu buryo bwuzuye. Mu yandi magambo bavugaga ko itorero ry'Imana ritagomba kugira igikorwa icyo ari cyo cyose rikora mu bijyanye n'ibya gisirikare muri gahunda za Leta. Ubwo rero uku kwigenga kuzuye kwahindutse ikibazo gikomeye cyane kuri Leta, kubera yuko Leta yabareze ko bari kubuza abantu kwinjira mu gisirikare. Rero benshi mu bagorozi b'abaprotestanti ba kera bagiye mu ntambara badahanganye n'itorero gusa, cyangwa se badapfa kuba hari gahunda za Leta batemera gusa, ahubwo no mu zindi ngingo zitandukanye, ndetse batanze ikiguzi gikomeye cyane ari cyo buzima bwabo ku bw'ibyo bizeraga. Uyu yitwa John Veith. Yavumbuye ukundi kuri kwa Bibiliya atari imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu. Yavumbuye ukuri kuko purigatori idafite ahantu na hamwe iboneka muri Bibiliya. Kubera yuko purigatori ni uburyo bwashyizweho bw'uko ugomba kwiyishyurira ikiguzi cy'ibyaha byawe, kandi ibyo ngibyo bitesha agaciro gakomeye cyane igitambo kitagira akagero cya Yesu Kristo. Ikindi kandi yarwanyije cyane uguhindurwa kwa Ukaristiya ikitwa ko yabaye umubiri nyawe wa Yesu Kristo. Uko ni ukuri kwa Bibiliya yizeraga, kandi yabyishyuye ikiguzi gikomeye cyane aricyo buzima bwe. Ukundi kuri kwa Bibiliya kwavumbuwe n'abo bagorozi b'abaprotestanti ba kera ntabwo kwagiye kwakirwa rwose muri ino si. Nk'urugero, ukuri kuko ubugingo businzira igihe umuntu apfuye kwari ukuri kwizerwaga cyane na Martin Luther ndetse na Tyndale hamwe na John Veith, kandi kwarimbitse cyane mu mitekerereze y'Abongereza kugeza ubwo na John Milton yabaye umwizero ukomeye cyane wa kuno kuri. Yari umwanditsi w'igitabo cyiswe Paradizo Yabuze. Rero bavumbuye ukuri kw'igiciro gukomeye cyane. Ntabwo bizeraga imigani yahimbwe n'ubwenge, ahubwo bizeraga ukuri kwa Bibiliya. Noneho kandi hano ufite uwundi muvumba wiswe uw'Ababatista. Uyu witwa John Smith, byizerwa yuko ari we watangije itorero rya mbere ryiswe Ababatista muri Amsterdam mu cya 609.
rero aba ngaba nabo bizeraga umubatizo w'abakuze ariko barigengaga kuba anabatisita. Ariko bibe uko byakabaye, aba bose bari bahuriye ku ngingo imwe ikomeye yabungaga bakaba umwe, nk'iyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ndetse n'umubatizo w'abakuze. Ariko hari izindi ngingo bari bagiye batandukaniyeho. Umwe mu babatisita bakomeye kandi bazwi tukinibuka uyu munsi ni uyu witwa Yohana Bunyani, wanditse kino gitabo cyiza cyane cyitwa Umugenzi. Kandi utekereje kuri kino gitabo n'ibindi banditse, mbega ukuntu bari abantu bakunda iyobokamana ry'ukuri cyane, mbega ukuntu bacukumburaga mu byanditswe byera, mbega ukwizera bari bafite ukuntu kwari gukomeye. Kino ni igitabo cyiza cyane buri muntu wese akwiye gusoma, kandi ntabwo ari imigani ihimbwe n'ubwenge, ahubwo bizeraga ukuri kwa Bibiliya. Irindi tsinda ry'abaprotestante ryatotejwe cyane ni iri ryitwaga abacongregationalism. Iri naryo ryizeraga yuko itorero rikwiye kwitandukanya byuzuye na leta. Kandi abatangije uwo muvumba bari Abongereza babiri bitwaga Barrow na Greenwood, kandi aba nabo barishwe nk'ingaruka y'ibyo bizeraga. Rero biragaragara yuko bino bintu ariko byagendaga buri gihe mu mateka y'ikiremwa muntu. None iyo bigeze ku babatisita, hari amatsinda menshi y'ababatisita yagiye avuka, ariko by'umwihariko aya matsinda abiri, irya mbere ry'abitwaga ababatisita rusange, abandi bitwaga ababatisita bihariye. Rero ntabwo turi buze kubijyamo byose, kandi ushaka kuza kubisoma birambuye aze kuza gusoma aya magambo yitonze. Ariko mu ncamake icyo aba babatisita rusange bizeraga yuko buri muntu wese agenewe ubuntu n'agakiza ka Yesu Kristo. Noneho bano babatisita bihariye bari bafite imyumvire y'abakarivinizme, bakizera yuko agakiza ari akabatoranyijwe gusa. Kandi iyi ntambara yarakomeje, atari mu rwego rw'abaprotestanti bose, ahubwo cyane cyane hagati y'aya matsinda abiri. Rero umwe mu bigisha bakomeye cyane mu itorero ry'ababatisita ni uyu witwaga Charles Spurgeon. Kandi yari umuki? Mbese koko yari umukariviniste? Mu yandi magambo, yizeraga yuko abatoranyijwe gusa ari bo bazabona agakiza k'Imana, cyangwa yari umwizera w'umubatisita rusange? Bwa mbere yabanje kuvuga yuko ari umukariviniste, kandi bwa nyuma aza kuza kubona neza ukuri kuboneka muri Bibiliya. Mu yandi magambo, aya makimbirane yarakomeje muri iri torero rya mbere, kandi aya makimbirane aracyaboneka n'uyu munsi. Mbese ibyo bintu byose wabyunga ute? Irindi tsinda ryabonetse mu ba anabatisita ni iryitwaga ababatisita b'umunsi wa karindwi. Rero bizeraga isabato, kandi babarizwaga mu babatisita, ariko bwa nyuma baza kwitandukanya bigeze ku ngingo y'isabato. None umuvumba wa William Mireri ari nawo waje kuza kuvukamo itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi, nawo wari ufitanye isano n'ababatisita umunsi wa karindwi, hamwe n'uyu mugore w'umubatisita umunsi wa karindwi witwaga Rachel Oakes Preston, ari nawe wazanye ingingo y'isabato muri rino tsinda ry'ababatisita. Ubwo rero bafite aba bantu bari baragiye bakomokaho, kandi uko uku kuri kwagendaga kuvumburwa ndetse kugashakishwa mu byanditswe byera, abantu batangiye kukwizera kandi babona neza ko atari imigani yahimbwe n'ubwenge. Irindi torero ryavutse ryari ringiri ry'abametodiste, rikaba ryaratangijwe na John Wesley. None John Wesley bwa mbere ntabwo yari afite igitekerezo cyo kwitandukanya n'itorero ry'Abongereza, kubera yuko yari n'umugabura wejejwe muri iryo torero. Ariko nawe yaje kuza kuvumbura kwa kuri gusa neza nuko Cardistat yari yaravumbuye, namely sanctification. Ariko kuri kujyanye no kwezwa, yaravuze ngo ntabwo ugomba kwigizayo amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ahora y'iteka ryose, kandi yibanze cyane mu kwigisha abantu kuyakomeza. Avuga yuko bigomba guhinduka ubuzima bwawe mu rugendo rwo kwezwa. Nuko rero batangiye kubakoba babita abametodiste. Ariko kandi banavumbuye ko ingingo ya temperance cyangwa kwitungira amagara mazima bigomba gukurikizwa neza, yewe no mu byo urya cyangwa se unywa. Bakavuga yuko ari kumwe mu kuri kwa Bibiliya. Murabyumva nyine ko abantu batabyakiriye neza muri iyo minsi n'icyo gihe. Kandi aba bavuga butumwa bari baragizwe inzererezi mu isi, bahoraga bagendana n'ibikapu byabo bagiye mu materaniro atandukanye.
kandi bagombaga kugenda urugendo rurerure cyane n'amaguru. Bwa nyuma rero baje kuza kubona ko badashobora kuvugurura itorero gatolika ry'i Roma ryose ngo bikunde, nuko batangiza itorero ry'abametodiste. Barahangayitse cyane kandi bahura n'akababaro kenshi. Kubera iki? Kubera yuko bari baravumbuye ukuri kwa Bibiliya kandi bakabona neza yuko atari imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu. Iyo tugiye mu gitabo cy'Abaheburayo tuhabona runo rutonde rwose kandi tunahasoma aya magambo akurikira. Abaheburayo 11:32 haranditse ngo, mbese mvuge kindi ki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeraniwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bazahabwe ukuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa kwicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Kandi iyo urebye kuri uno muvumba w'abagorozi b'abaprotestanti ukareba ukuntu barenganyijwe, nk'ibihumbi byinshi by'aba-anabatista bishwe ari ibihumbi n'ibihumbi, uko bazereraga mu bice bya kure cyane kugira ngo bahunge akarengane. Kandi ni ukubera iki? Ni ukubera yuko bari baravumbuye ukuri kudashingiye ku migani yahimbwe n'ubwenge. None Bibiliya itubwira yuko hazabaho ibihe bishishana mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nitujya mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, batubwira iby'inyamaswa yavuye mu gitaka ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka. Kandi Bibiliya irakomeza ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo bose kuramya ya nyamaswa ya mbere yari ikiza uruguma rwayishe. Kandi Bibiliya irakomeza ikatubwira ngo ubu bwami bwa nyuma buzashyiraho itegeko ry'urupfu ryo kwica abatubaha imigenzo ya buno bwami ndetse n'ubw'inyamaswa ya mbere. Rero Bibiliya irasobanutse neza. Iyi isobanura inyamaswa ya mbere. Kandi abagorozi b'abaprotestanti bose bari bahuje ugusobanukirwa kumwe kuko iyi ngengamikorere cyangwa inyamaswa ya mbere irenguriza kuri Kiliziya Gatolika y'i Roma. Rero inyamaswa ya kabiri nayo igira imikorere nk'iy'inyamaswa ya mbere. Kandi izayobya abari mu isi bose ikoresheje ibitangaza ibyo yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa ya mbere. Rero hagomba kubaho ukwigaragaza kumeze nk'uko iyobokamana kuboneka kuri iyi nyamaswa ya kabiri y'ubwami bwa gipolitike kandi iri kubaha byuzuye inyamaswa ya mbere, aribwo bwami bwari buhurije hamwe itorero na leta, aribwo bugatolika bw'i Roma. Uwo murongo urakomeza ngo ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Rero inyamaswa ya mbere ariyo Kiliziya Gatolika y'i Roma yakomeretse uruguma rwica maze itakaza ubushobozi bwayo mu bya politike mu cya 798, ariko urwo ruguma rwakomeje kugenda rukira kuko yongeye gusubirana ububasha bwayo mu bya politike nk'uko byari bimeze kera. Uyu munsi turabizi neza yuko Kiliziya Gatolika y'i Roma igira uruhare runini cyane ndetse rukomeye mu bikorwa byose bya politike zo ku isi. Umurongo 15 haranditse ngo iha ububasha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka kugira ngo icyo gishushanyo cy'inyamaswa kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Mu yandi magambo akarengane kazongera gahaguruke kandi bikomeye cyane. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 9 n'uwa 10 tuhasoma ibya marayika wa gatatu.
Haranditse ngo nuko marayika wa gatatu akurikiraho avuga n'ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga idafunguye ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Mu yandi magambo, Bibiliya itanga umuburo yuko niwemera amahame y'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo, icyo gihe uzagirana intambara n'Imana. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kandi bidashobora guhinduka. Mbese uhagarara gute iyo bigeze kuri ano mahame? Ino ntambara imaze ibinyejana byinshi. Ku mugabane w'Uburayi twarabibonye ko igihe ukuri gutandukanye kwavumburwaga, amaraso yaramenekaga. Kubera iki? Kubera yuko ukuri kwahitaga kujya mu ntambara n'indongozi. None igihe inyamaswa ya kabiri yaturukaga mu butaka, mu yandi magambo igihe ubwo bwami bwakomokaga ahadatuwe n'abantu benshi, hari imyanzuro yafashwe yuko uko kumeneka kw'amaraso ndetse n'intambara byabaye mu Burayi biturutse ku ngingo z'iyobokamana zidakwiye kwihanganirwa kuri ubwo butaka bushya. Ndetse James Madison azwi nk'umwe mu banditse itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yapfuye mu 1836. Yaranditse ngo umugambi wo gutandukanya itorero na leta ni ukurinda burundu inkombe z'iki gihugu Amerika kutazinjirwaho amakimbirane adahwema yateye ubutaka bw'Uburayi kunywa amaraso menshi cyane mu binyejana byinshi byashize. Mbese byashoboka yuko buno bwami bwatangiye butandukanya itorero na leta bwakongera nyuma kuvuga nk'ikiyoka? None Bibiliya iratubwira ngo ikiyoka cyahaye inyamaswa ya mbere imbaraga zacyo, kandi icyo kiyoka ni Satani. Ndetse Satani niwe ukoresha gahato n'imbaraga. Mu gihe Imana ikwiyegereza kandi ikakwemeza ikoresheje mwuka wayo wera. Mu yandi magambo, Imana itanga umudendezo w'umutimanama kugira ngo yemere gukurikiza ibyo ishaka cyangwa se ibihakane. Igihe aba Anabatisita bavumburaga umubatizo w'abakuze, bari biteguye gupfira uko kuri. Kandi igihe ukundi kuri kwinshi kwavumburwaga, bari biteguye kugupfira. None nanone turabona ko intambara imeze nk'iyo ngiyo iri kongera kuvuka. Nujya ku masoko y'ibyiyobokamana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haranditse ngo abantu benshi cyane bahunze Uburayi kugira ngo bajye kuramya Imana mu buryo bizeraga ko ari bwo bw'ukuri. Uru ni urubuga rwa Leta y'Amerika. Mbese byashoboka yuko iyi nyamaswa ya kabiri yavuga neza nk'ikiyoka? Hano haranditse ngo hagati mu kinyejana cya 18 isi nshya, ubwo ni ukuvuga umugabane wa Amerika, ntiyakiriye gusa abahagarariye amatorero akomeye y'ubugorozi arimo abaluteriyani, abagorozi b'abaprotesitanti n'abangirikani, ahubwo kandi icyo gihugu cyabibwemo ukongera kuvumburwa k'ukuri kwa Bibiliya bikozwe n'amatorero y'ivugabutumwa y'abaprotesitanti bashakaga ubwisanzure bwo gusenga no kuramya Imana, ubwo bari barimwe mu Bwongereza no ku mugabane w'Uburayi wose. Byanditswe na Emerson mu gitabo cye yise ngo Ubugorozi ndetse n'umuvumba wa Kidivantiste. None hano hari ingingo itangaje cyane. Uku kuri kwinshi gutandukanye, uko benshi bemeye gupfira, mbese nako kwarazimiye kandi kurapfa? Hoya, amatorero menshi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi ntabwo ameze nk'amatorero ya kera y'abaluterani cyangwa y'abandi bagorozi b'abaprotesitanti ba kera. Ikindi kandi itorero ry'ababatisita ndetse n'iry'abametodiste yahindutse amwe mu matorero manini muri Amerika. Kandi aba bo bari barahawe ukuri kwinshi ariko banga kugukurikiza. Ndetse ukundi kuri kwinshi kwari kwaragiye gutandukanywa kongeye kuza guhurizwa hamwe mu muvumba wa William Mireri. Ndetse uwo muvumba wa Kidivantiste wakiriye kwa kuri Hans Hut yapfiriye, kwa kundi kandi Great yapfiriye, na babandi batandukanye barimo Friff na Tyndale na Martin Luther n'abandi bari biteguye gupfira. None se byashoboka yuko uku kuri gushingiye ku byanditswe byera kwakongera kujya mu ntambara yeruye na leta? Igisubizo ni yego. None uguhurizwa hamwe kwa nyuma k'ukuri kugomba kuba gushingiye ku mucyo munini, kandi Bibiliya niyo mucyo mukuru, nk'uko Yesu Kristo abivuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri.
none rero ubwo uko kuri kugomba guhurizwa hamwe mu mahame y'ukuri. Ibyo ni ukuvuga sola scriptura, ibyanditswe byera kandi ibyanditswe byera byonyine. Sola fide, kubwo kwizera kandi kwizera konyine. Sola gratia, kubw'ubuntu bwonyine. Solas Christos, kubwa Kristo wenyine. Soli deo gloria, kubw'icyubahiro cy'Imana cyonyine. Uku kuri gukomeye kwa giprotestanti kugomba kuba ishingiro ry'umuvumba wa nyuma utwaye ukuri kwa kino gihe. Ariko kandi hagomba kugira n'ukundi kuri kwiyongeraho uko benshi bavumbuye kandi bari biteguye gupfira. Urugero, kongera kwibanda ku murimo wo kwezwa ndetse n'akamaro k'amategeko 10 y'Imana nk'igipimo cyo gukiranuka. Muribuka yuko Kardistat nawe yari yarakiriye kuno kuri, kandi abametodiste nabo barakugaragaje neza mbere y'uko bagwa. Ukundi kuri ni umumaro w'isabato. Umwe mu migabane y'itorero ry'ababatista bari baravumbuye umumaro w'isabato, maze bashinga itorero ry'ababatista munsi wa 7. Aribwo bwa nyuma umuvumba wa kidivantiste ari nawo wa nyuma waje kwakira kuno kuri kw'isabato, kandi bakaba bakikwizera na n'ubu. Ukundi kuri nuko itorero ari umuryango ufite umudendezo kandi utandukanyijwe byuzuye na leta. Itorero ry'abacongregationalism bari barakiriye kuno kuri kandi bari biteguye kugupfira. Ukundi kuri ni umubatizo w'abizera cyangwa umubatizo w'abakuze. Ukundi kuri nuko hagomba kubaho ifunguro ryera ribanjirijwe no kozanya ibirenge. Uku ni ukuri gushingiye cyane rwose mu byanditswe byera, ndetse ahubwo ni n'itegeko rya Bibiliya. Haranditse ngo mujye mukora gutya kugira ngo munyibuke. Ukundi kuri ni uku nguku, kwanga gufata inkota cyangwa intwaro y'intambara nk'imbunda n'ibindi kubera ko ari itegeko rya leta. Abamenonite uku kuri barakwizeraga. Ukundi kuri ni uku nguku, ukwizera ugusinzira ko bapfuye, mu yandi magambo ko abapfuye bakiri mu bituro byabo, ndetse ko hazabaho umuzuko ugaragara ufatika w'iyi mibiri. Martin Luther yizeraga kuno kuri, Fritsch nawe yizeraga kuno kuri, Tyndale nawe yarakwizeraga, n'abandi bagorozi benshi cyane b'abaprotestanti barakwizeraga. Ukundi kuri ni uku nguku, ukongera gushishikarira kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Umuvumba wa William Miller wizeraga kuno kuri, kandi bagiye bavumbura byinshi mu buhanuzi bwa Daniel ndetse n'ubwo mu gitabo cy'ibyahishuwe kubera yuko bizeraga kuno kuri. Ukundi kuri ni uku nguku, kwizera ibibanziriza imyaka 1000 y'ikinyagihumbi cyo mu byahishuwe no kuza kwa Yesu Kristo. Hans Hut muribuka neza yuko yizeraga kuno kuri kandi yabayeho mu gihe cya Martin Luther. Rero kuno kuri kwinshi kwari kwaragiye gutatanira mu matorero y'abaprotestanti, ariko Imana yishimiye guhuza kuno kuri kose igushyira mu itorero rimwe gusa ryayo riheruka, ari ryo ry'abadivantiste munsi wa 7. Yohana 16:13 haranditse ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Hano tuhafitemo isezerano ku buhanuzi ndetse n'isezerano ku kuri kose. Mbese amatorero yose yishimiye ukuri kose cyangwa se bagumye gusa ndetse banasubira inyuma ko abagorozi b'abaprotestanti bari barageze? Zaburi 25:5 haranditse ngo unyobore mu kuri kwawe kandi unyigishe, kuko ari wowe Imana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi wose. Haranditse ngo unyobore mu kuri kwawe kandi ijambo ryawe ni ryo kuri. Yohana 7:17 haranditse ngo umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Ukuri kw'ibyo umuntu avuga kuboneka mu byo yigisha, kandi nk'uko abametodiste ba mbere bari barabivuze, ntabwo bihagije kwizera gusa, ahubwo ugomba no gukora. Urwa kabiri rwa Timoteyo 3:8 haranditse ngo nk'uko Yane na Yambure barwanyije Mose, ni nako n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye mu bwenge badashimwa ku byo kwizera. Igihe cyose hariho ukuri, hazabaho n'abarwanya uko kuri. Mbese byashoboka yuko muri ino si yacu ya kino gihe indongozi zahinduka ikintu gikomeye cyane kizatuma abantu bose bahurira ku mahame amwe, maze bigatuma barwanya abo ngabo bose bavumbuye ukuri kuzima ko mu byanditswe byera kudashingiye ku migani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu? Papa Francis aherutse guhura n'abayobozi benshi cyane ba leta n'abiyobokamana mu gihugu cya Kazakhstan. Byabaye hagati ya tariki 14 na 15 Nzeri 2022, kandi yabivuze yeruye yuko indongozi z'amatorero
attacked zitagomba kurwanywa by those which he labeled fundamental. n'abo yise abatsimbarara ku mahame, kandi yanabisobanuye neza ko atari kuvuga gusa ku bijyanye n'ibyihebe by'Abisilamu, ahubwo yavugaga kubihambira ku mahame bitwaje iyobokamana cyane cyane rya Gikristo, bakibasira amatorero yose. Yavuze yuko abo ngabo barimo baramunga umuryango w'abantu kandi ko bagomba gukurwa mu isi. Iyo urebye iryo jambo ngo abatsimbarara ku mahame mu nkoranyamagambo zitandukanye z'isi ubwazo, bazakubwira yuko mu buryo bwa Gikristo abatsimbarara ku mahame ari abantu bizera ijambo ry'Imana nk'uko rivuga batarihinduye. None se byashoboka yuko intambara imeze nk'iyo mu gihe cy'imyaka y'umwijima yakongera kubura muri kino gihe? Mbese itegeko nshinga rya Amerika ntiribuze bino bintu kubaho? None hano hari inkuru yanditswe ku itariki ya 1 Kanama 2022, yandikwa n'ikinyamakuru cya Yaho, aho banditse ngo abatsimbaraye ku mahame bari kumwe na Trump bageze muri Leta 15 za Amerika bihuta cyane mu gikorwa cyo kongera kwandika itegeko nshinga rya Amerika. Why would they want to rewrite the Constitution? None ni ukwera iki bashaka kongera kwandika iri tegeko nshinga rya Amerika? Barakomeza ngo ihuriro ry'imivumba itandukanye y'amaleta ya Amerika ni rimwe mu miryango minini iri guhata ko icyo gikorwa cyabaho. Biranashoboka cyane ko uwari wo muryango munini uri guterwa inkunga muri Amerika kandi umaze kugera kuri byinshi cyane mu gihe cya vuba ahangaha. Leta 5 za Amerika zirimo Wisconsin, Carolina y'Amajyepfo, Nebraska, Oklahoma na Virginia y'Uburengerazuba zemeje imyanzuro y'uwo muryango mu myaka 2 ishize. None hano hari umuvumba ushaka guhirika itegeko nshinga rya Amerika. Kandi birumvikana ko bazatanga impamvu nziza zo gukora ibyo. Ariko se ntihari ikintu giri gukorwa inyuma y'uno muvumba? Dukeneye kumenya no kureba ibiri gukorwa byose, maze tukibaza kino kibazo: ni ukubera iki bashaka guhindura itegeko nshinga? Hano Yaho yarakomeje ngo Rick Santorum akaba yarigeze kuba umukandida ku mwanya wa perezida wa Amerika, yifuza ko Leta za Amerika zagaba igitero kizima i Washington binyuze muri ayo masezerano yo guhindura itegeko nshinga. Uwahoze ari senateri witwa Rick Santorum yifuza ko abashyiraho amategeko bo mu ishyaka ry'abarepublike bo mu mareta yose ya Amerika batera iyo gerenade i Washington DC, bagakora ku mbarutso y'icyo yise igisasu ari cyo guhindura itegeko nshinga muri iyo nama idasanzwe. Yakomeje ati, mufite icyo gisasu kiza kizima mu ntoki zanyu ari cyo guhindura itegeko nshinga rya Amerika. Buri mushinga amategeko w'umurepublika wese naramuka atoreye kino gikorwa, tuzahita tubona ikoraniro ryo guhindura itegeko nshinga rishyirwa mu bikorwa. Barakomeza ngo Santorum yavuze ko iryo koraniro rizatsinda leta yimbitse cyane, kandi yizeza abanyamategeko bari mu bateraniye aho ko inyungu z'abarepublika zizaganza uburyo busanzwe bwo gutora. Ubwo bwiganze bw'abarepublika bukazabaho bitewe n'uko uduce tumwe two mu cyaro ndetse no mu banyamategeko bo muri leta ya Pennsylvania hari abayoboke b'abarepublike batakifuza gukoresha uburyo busanzwe bwo gutora. Alright, it would reign in the deep state. None aravuze ngo ibi bizatsinda leta yimbitse. None icyo avuga ni iki ngiki. Aravuga ngo reka tugabanye abakora muri leta maze duhe rubanda rwinshi amajwi menshi. Mbese haba hariho indi myumvire irimo iragenda gutya? Reka turebe icyo MSNBC yavuze kuri ino ngingo. Kimwe mu bintu bitangaje cyane ku byabaye ku itariki 6 Mutarama ni uko abantu benshi cyane bari muri iyo myigaragambyo yateguwe na Perezida Donald Trump baje bagaragaza ukwizera kwabo. Bari bafite amabendera yanditseho ngo Yesu Kristo ni umucunguzi wanjye, naho Trump ni perezida wanjye. Abandi bari bafite ibimenyetso by'imisaraba kandi bahakorera amatsinda yo gusenga uwo munsi. Iterabwoba riturutse mu iyobokamana ryabaye muri Amerika igihe kinini cyane, ariko uku kwigaragaza kw'iyobokamana mu bikorwa bya politiki kutagambiriye gutandukanya itorero na leta ahubwo kubihuriza hamwe ntabwo kwagiye guhagarara, ahubwo gukomeje gukura kwiyongera cyane muri leta ya Amerika. Dukeneye kuba ishyaka ry'abatsimbaraye ku gihugu, kandi nanjye ndi umukristo, ndetse ndavuga ngo dukwiye kuba abakristo batsimbaraye ku gihugu cyacu. Igihe cyose twiyizeye kandi dufite ubumwe, abanyagitugu turi kurwanya ntabwo bazigera badutsinda. Kubera yuko turi Abanyamerika kandi Abanyamerika baramya Imana ndetse Imana yonyine. The church is supposed to direct
the government. Itorero rigomba kuyobora leta. The government is not supposed to direct the church. Leta ntabwo ariyo ikwiye kuyobora itorero. Ibyo ntabwo ariko abatangije kino gihugu babyizeraga kandi siko banabisobanuye. Ndetse ndambiwe cyane uku gutandukanya itorero na leta kubera yuko bitari mu itegeko nshinga, ahubwo n'urwandiko rusanzwe rwanditswe kandi bararukoresheje baruvugisha icyo rutavuze. But what exactly is Christian nationalism? Ariko se abo bakristo batsimbariye ku gihugu mu by'ukuri ni bantu ki? Ukurikije Christianity Today, baravuze ngo uyu ni umuvumbo ukomeye cyane wizera yuko igihugu cya Amerika gikwiye gusobanurwa nk'ubukristo kandi ko leta igomba gutuma bikomeza kubaho muri ubwo buryo. Abenshi mu bayobozi b'aya matorero bari kugenda bubaka imiryango n'insengero bikomeye cyane, aho bavuga ngo ubukomunizme n'ubusosiyalizme ni ukwihinduza kw'imiterere y'umubiri n'aba bana bahuje ibitsina. Abo bose ntibagomba kwemererwa kuba muri kino gihugu. Ndetse bakomeje kubona imbaraga nyinshi mu ishyaka ry'abarepublike, nk'urugero Doug Mastriano. Uyu mukandida afitanye umubano ukomeye cyane na Andrew Torba, umuyobozi mukuru w'umuvumba w'abarepublike witwa Right Wing Watch. Barashaka yuko amahame ya Gikristo ariyo yonyine agomba kuyobora muri kino gihugu. So no, we don't want people who are atheists. Rero ntabwo dushaka abantu muri Amerika batizera Imana n'abandi benshi cyane basayishije. This is an explicitly Christian movement. Rero uyu ni umuvumba wa Gikristo Because this is an explicitly Christian country. bitewe n'uko kino gihugu cya Amerika ari igihugu cya Gikristo. Now, we're not saying that we're going to deport all these people. Rero ntabwo bivuze ko tugiye kwirukana bano bantu bose muri Amerika, ahubwo turababwira ngo muracyemerewe kuguma aha kandi ntabwo tuzaguhatira guhinduka. But you're going to enjoy the fruits of living in a Christian society. Ahubwo turakubwira ko uzishimira imbuto zo kuba mu muryango wa Gikristo Under Christian laws. uri munsi y'amategeko ya Gikristo. In other words, Mu yandi magambo, icyo bashaka ni uguhuriza hamwe itorero na leta mu buryo bwuzuye, where you will live under Christian law. aho ngo uzaba uri munsi y'amategeko ya Gikristo. None rero ayo mategeko Bible? mbese azaba ashingiye ku cyo Bibiliya ivuga cyangwa azaba ashingiye ku ndongozi? Icyo nicyo tugomba kwibaza. Here is another video clip. Hano hari ayandi mashusho yavuye kuri E511 Ministries kandi reka twumve icyo bavuze. That you vote for Sherry Clement. Rero mugomba gutora Sherry Clement kandi azakora ibishoboka byose kugira ngo azane umucyo muri kino gice ndetse azashyira ino leta mu nzira nziza. Christians have always been involved. Abakristo iteka ryose bagiye bajya mu bikorwa bya leta ndetse bakabigiramo uruhare runini kugira ngo leta ibashe kujya mbere, by'umwihariko mu bihe by'umwijima. We're supposed to be moving out here. Rero dusabwa kuba turimo turagenda tujya hano aho kugenda dusubira inyuma. Be involved with Bamwe mu bakristo muravuga ngo ntabwo dukwiye kujya muri politike, ariko dukwiye kujya muri buri kintu cyose. We must be engaged in reforming the 7 mountains of the culture. Rero dukwiye gufatanya mu kuvugurura imisozi 7 y'umuco, tutitaye ku biri mu itorero gusa. 2022 is the battles we're going to win. 2022 ni intambara tugiye gutsinda mu matora y'abajya mu nteko nshingamategeko ya Amerika kugira ngo tubashe kwigarurira ibyo twatakaje byose. Ndetse mu gukora ibyo ngibyo, The church is going to come to a new, dare I say, itorero rigiye kuzamuka rigere ku rwego rwo hejuru, ribashe gukura cyane. We're taking our government back. Tugiye gusubirana guverinoma yacu, tugiye gusubirana amashuri yacu, tugiye kandi gusubirana ibigo byacu byose, tugiye kandi gusubirana inama za leta zose, tugiye no gusubirana abajyanama bose wa Amerika. The public school system has become public enemy number 1. Ibigo by'amashuri ya leta byahindutse umwe mu banzi bakomeye cyane. Rero dukeneye gusubirana inteko nshinga amategeko ya Amerika kugira ngo tubashe gusubirana uburezi bw'abana bacu, bitewe n'uko ugenzura ibitabo agenzura hazaza. 2022, this is a divine turnaround year. 2022 uno ni umwaka w'amatora y'ubumana mu bagize inteko nshinga amategeko ya Amerika. Igihe abakristo tuzaba tumaze kwigarurira ino nteko nshinga amategeko, We are going to see really a third great awakening. Tuzahita tubona irindi kanguka ridasanzwe rya gatatu, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizigaragaza. Abantu benshi bazihana kandi hazabaho ugutangara gukomeye cyane muri kino gihugu.
God's raising up an awakening voice in America. Imana iri kongera guhagurutsa ijwi ryayo muri Amerika, kandi uku gukanguka gukomeye cyane ni ukw'iby'umwuka. Ndabona California ikanguka mu by'iyobokamana. Imiyaga y'impinduka irimo iraza, kandi uburezi nabwo bugomba guhinduka bikozwe n'ukuboko kw'Imana, bitewe n'uko Imana iri kohereza umwuka wayo kugira ngo ibashe gukangura abasinziriye bo muri Amerika. Igisubizo cy'ibibazo biri muri Amerika ni ivugurura ry'iby'umwuka. Rero Imana igiye gutanga iryo vugurura ridasanzwe mu gihe cya vuba aha ngaha. Dukeneye abantu mu gihugu cya Amerika hose biteguye kwambara intwaro zose z'Imana. Tuzarwana, kandi uburyo tuzarwanamo intambara yacu ni ukurwanirira ingoma y'Imana n'intambara y'umwuka, kandi ikintu cyose tuzakinesha mu izina ry'Imana, ndetse ubu Kristo tuzongera twigarurire ino si. Nta muntu n'umwe, ndetse n'ubwo yaba ari Satani ubwe, ushobora guhagarika uwo muvumba ukomeye cyane Imana igiye kuzana muri Amerika kugira ngo ibashe kuvugurura abatuye Amerika n'abatuye isi bose. Rero dukeneye Imana mu gihe nk'iki ngiki. Ino ni Yesaya 60 irimo irasohora, ahanditse ko itorero ry'Imana rigiye guhabwa ubwiza, kandi Yesu Kristo agiye kwigaragaza mu buryo budasanzwe ahariho hose muri Amerika no ku isi yose. Ndetse ubu Kristo tugiye kongera kwigarurira kino gihugu. Turi ingabo z'Imana, kandi tugiye kongera kwigarurira kino gihugu. Ndatekereza yuko binshimisha cyane kuba abantu bagiye kuba abayobozi b'ahazaza b'isi, ari abo mu bisekuru byacu bazi kurwana intambara nziza mu izina ry'iyobokamana. Mbese muri kumva imiyaga y'impinduka irimo iraza, kandi iyo miyaga irimo irumvikana muri kino gihugu hose. Abakristo bose mvugana nabo bose bemera yuko hagiye kubaho irindi vugurura ridasanzwe muri Amerika, kandi Yesu Kristo agiye kwigaragaza mu buryo budasanzwe ahariho hose muri Amerika no ku isi yose, kandi ibyo ngibyo ni Yesu Kristo ugiye kubikora ubwe. Nitwigisha abantu kumvira amategeko ya Yesu muri buri kintu cyose cyo mu buzima bwabo, ibyo bizagira ingaruka nziza cyane, by'umwihariko tuvuze nko kuri Paulo na Petero, aho bajyaga ahariho hose Imana yabaga ibohereje, cyari ikimenyetso cy'uko bumvira. Rero natwe turasaba abantu gukurikiza amategeko ya Yesu, kandi bakabikora nk'uko Leta igiye kubibasaba. Barashaka kongera kubaka imisozi 7, kandi icyo ni igitekerezo cya teolojiya cy'uko itorero rizayobora isi yose nanone mu gihe cy'imyaka 1000 hano ku isi, kandi ibyo nibyo birimo biratuma habaho uguhurizwa hamwe kw'itorero na Leta, ndetse bazaguhatira kumvira amategeko y'ubukristo bwabo. None ikibazo ni iki ngiki: mbese amategeko ya Gikristo ashingiye kuri Bibiliya cyangwa ashingiye ku ndongozi? Kandi niba ashingiye ku ndongozi, mbese ubwo azahangana n'amategeko y'abashyigikiye Bibiliya aho gushyigikira indongozi? Igisubizo ukurikije ibyanditswe byera ni yego. Reka twumve icyo Breitbart yavuze kuri ino ngingo. Amakuru yavuze ko hari ukwigaragambya gukomeye cyane biturutse ku guterwa kw'inzu ya Trump, kandi abo bigaragambije bakaba baturutse muri Kenon. Sources say there's been a strong reaction to the raid on extremist and QAnon-related forums. Sources also telling ABC News there's been a strong reaction from some extreme groups online, including QAnon and other groups. There's been a strong reaction to the raid on extremist and QAnon-related forums, including those that were active harimo nabo ku itariki 6 Mutarama, including those that were active prior to January 6th. Including those that were active prior to January 6th. Involved in the January 6th insurrection. Including those that were active prior to the January 6th riot. Some have been calling for violence. Bamwe bavuze ko hagomba kubaho urugomo ndetse n'intambara y'abaturage. Some of them include calls for violence and even a civil war. Some of them include calls for violence in online forums and even civil war. This was the top comment on the search on the pro-Trump site The Donald last night. Quote, lock and load with references to a civil war. Talking very violently about civil war. Searches for civil war spiked. They're talking about civil war. Civil war. Civil war. Civil war. Civil war. Civil war. This is the kind of violence that led to the January 6th attack. Is it possible? None se byashoboka yuko bwa nyuma itorero na Leta byihuriza hamwe byuzuye?
kandi itegeko nshinga rya Amerika rikaba ryahindurwa burundu. Well, remember that the Pope just met. None mwibuke yuko Papa yahuye n'abo bose muri Kazakhstan. Kandi yari yaranditse urwandiko rwe mu minsi yashize yise Fratelli Tutti, bisobanuye ngo kubw'ubumwe bwa kivandimwe ndetse no kubana neza kw'abantu. Rero muri iyo nama yabereye muri Kazakhstan yongeye kwibasira cyane ba bantu batsimbarara ku mahame abo twigeze kureba, kandi yavuze yuko bagomba gukurwa mu bantu. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 13 haranditse ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bayobya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ntibyaba igitangaza kugira ngo n'abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Mbese amahame bashingiraho ano mayobokamana yabo akomoka muri Bibiliya? Nk'uko Veith yabyizeraga, mbese bano bemera ibigomba kubaho mbere y'imyaka 1000 ivugwa mu byahishuwe? Igisubizo ni hoya. Mbese baba bizera ukundi kuri uko abagorozi b'Abaprotestanti bemeye guhagararaho kabone n'ubwo ijuru ryagwa? Nk'urugero ihame rivuga ko nta wundi agakiza kabonerwamo uretse Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo wenyine. Ubupapa buravuga ngo hoya, buta ahubwo tugomba kwemera indongozi kandi tukabana mu mahoro n'iyindi myemerere yose, ndetse ngo nta guhindurira abantu imyemerere gukwiye kubaho, ndetse ngo nta nubwo tugomba kwigisha uku kuri gudasanzwe bitewe n'uko gushingiye ku rwango nk'uko babivuga. Ariko Bibiliya iduha inshingano yo kubwiriza. Ubupapa buravuga ngo hoya, reka ibintu byose tubishingire ku bumwe bwa kivandimwe, buti kandi reka buri muntu wese yifatira ukuri ashaka kwemera uko ariko. None rero mu by'ukuri icyo ndimo ndavuga ni uko ibisigaye gusa ari byo bita ibibazo biri hagati mu bantu. Ntabwo gishobora gupfa kwigisha ukuri gusobanutse kw'ibyanditswe byera bitewe n'uko nk'uko Veith byamugendekeye cyangwa se Veith n'abandi, iteka ryose iyo ugaragaje ukuri birangira baguciriyeho iteka, rimwe na rimwe bakanakwica. Mbese Bibiliya ntivuga ko tutazemererwa kugura no kugurisha kandi ko tuzanakurwa mu muryango w'abantu? Yabivuga ko hazabaho itegeko ry'urupfu niba utemeye inyigisho z'izi nyamaswa ndetse n'iz'igishushanyo cy'inyamaswa? Igisubizo ni yego, niko bizagenda. None rero igitangaje cyane ni uko Alice Berry yari umwe mu bantu bakorera mu bwiru muri Nosi kandi yabaga mu itorero rya Satani. Yavuze ku bijyanye no kwigaragaza ko ubutware bw'ikirenga, avuga yuko bizabaho mu mwaka wa 2025. Ibyo bisobanuye ko ngo icyo ari cyo gihe imbaraga z'abadayimoni zose zizigaragaza ubwazo mu buryo bugaragara, aho umuntu wese yazibonesha amaso ye. Yavuze ko ikiremwa muntu cyose kizajya mu kindi gika, kandi avuga ko ibyo bizabaho muri 2025. Biratangaje cyane ko amwe muri aya mashusho tumaze kubona bavugaga yuko hashobora kubaho intambara y'abaturage izatuma ubukristo bwose n'indongozi zabwo n'umuvumba wabwo bibasha kwihuriza hamwe byuzuye na Leta. Kandi ikindi kintu gitangaje cyane ni uko umwe mu bigize kuba mu gisirikare cya Amerika aherutse gutanga umuburo ukomeye yuko iyo ntambara y'abaturage yazabaho mu ntangiriro z'umwaka wa 2024. Ibyo bisobanuye ko ari igihe andi matora ya perezida wa Amerika azaba agiye kubaho. None hano hari umuvumba witwa 2025 Initiative cyangwa se umuvumba wa 2025, kandi uri gukwirakwira cyane ku isi yose mu buryo bwihuse, ndetse isi y'umwijima irimbitse cyane muri bino bikorwa. None hari ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kuvugaho hano. Iyi mirebere y'isi y'ubwiru yuko hagiye kubaho igihe cy'ikanguka ridasanzwe mu by'iyobokamana, kandi iryo kanguka rikazatugeza mu guhindurwa kw'imikorere y'ikiremwa muntu. Reka dufate urugero nk'iriya gahunda yitwa kuvugurura gukomeye, The Great Reset, aho bavuga ko buri kintu cyose bagomba kugihindura, ndetse bakavuga ko ubumwe bwa kivandimwe biyobowe no kwirengagiza amahame y'ukuri ari byo bintu bazagenderaho. Mbese ubwo ayo mahame nashyirwaho ntazagirana intambara ikomeye cyane n'ubukristo nyakuri. Kandi ikindi kintu gitangaje ni uko yitwa Jonathan Kahn aherutse kwandika igitabo kivuga ngo ukugaruka kw'Imana, aho yavuze ko imbaraga z'Imana, ariko ubwo yavugaga isi y'umwijima, ko zigiye kugarukana imbaraga nyinshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse turabona buri munsi wose bavuga ibyo ngibyo.
kandi bakavuga yuko hagiye kubaho ino gahunda ikomeye cyane yitwa The Great Reset, nk'uko byavuzwe na Klaus Schwab, umuyobozi mukuru w'umuryango ushinzwe ubukungu bw'isi. Yaravuze ngo amakuba yonyine ntagomba kuba umurage tuzasigirwa n'ikibazo cya COVID-19 gusa. Ibinyuranye n'ibyo, iki cyorezo cyafunguye inzira idasanzwe ariko ifunganye y'amahirwe yo gutuma twongera kwitegereza, tukongera gutekereza, ndetse tukongera kuvugurura isi yacu kugira ngo tureme ejo hazaza hafite ubuzima bwiza, h'abantu bareshya kandi hatanga ubukire. Ikindi kintu gitangaje cyane nuko yavuze ko kugira ngo isi yose yite kuri ino gahunda ikomeye ari uko bagomba guhamagara n'abayobozi b'amayobokamana bose bagahaguruka bagafatanya nabo, ndetse by'umwihariko ngo hakabaho n'ubumwe bwa gikristo. Mbese isi yaba irimo irajya muri icyo cyerekezo? Hano baranditse ngo urumuri rw'isi. Baravuga ngo iteraniro rikomeye ridasanzwe ry'ubuyobozi bw'ikirenga. Murabona yuko isi yiteguye cyane ikintu gikomeye cy'igitangaza. Rero hano baranditse ngo iteraniro rusange ry'ubuyobozi bw'ikirenga bw'iby'umwuka rigiye kubaho muri 2025. Rero bino biratwereka yuko kino gihe duhagazemo ari igihe hazabaho ukwigaragaza gukomeye cyane mu buryo bw'ibitangaza. Kandi Bibiliya iranatubwira ngo Satani ubwo azihindura nka marayika w'umucyo. Mbese ubwo azavuga iki? Mbese azashyigikira indongozi z'amatorero, kandi se azashyigikira inyigisho z'indongozi kandi zirwanya neza ibyanditswe byera, by'umwihariko iyo bigeze ku ngingo y'isabato n'umunsi w'icyumweru? Igisubizo ni yego. Hano hari urundi rubuga rwitwa 12 cyangwa 12 ruvuga yuko ruri guteguriza ibigiye kubanziriza uguhindurwa gukomeye ku isi yose mbere ya 2025. None reka tugaruke ku magambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi. Manuscript ya 614 haranditse ngo ubwo dusatire iherezo ry'ibihe, hazagenda habaho ukwigaragaza kugaragara kw'imbaraga z'imyuka mibi, kuzarushaho kugenda kwiyongera cyane. Ububasha bw'imyuka mibi buzagaragaza imbaraga zabwo zirimo ibimenyetso. Ibi birasa neza n'ibyo Jonathan Kahn yararimo aravuga. Wagira ngo yararimo arasoma umwuka w'ubuhanuzi. Umuhanuzi w'Imana arakomeza ngo kandi buziyerekana hejuru y'imijyi yo mu isi, ndetse uko kwiyerekana kwatangiye gusohora. Arakomeza ngo mu mapica atandukanye Umwami Yesu yahishuriye Yohana imico mibi n'ingaruka zishishana z'abantu bazwiho gutoteza ubwoko bw'Imana. Icyo twese dukeneye gusa n'ubwenge ndetse no kugenzura twitonze amayoberane y'ubugome akomeje kwiyongera cyane muri kino gihe gisoza amateka y'isi. Arakomeza ngo iyi shusho iteye ubwoba nk'uko yavuzwe na Yohana, kugira ngo yerekane uburyo imbaraga z'isi zizirundumurira byuzuye mu kibi kuri Satani. Ibyo bigomba kwereka abakiriye ukuri ukuntu ari bibi cyane kwifatanya n'imiryango ikorera mu bwiru cyangwa ukwihuza nabo mu buryo ubwo ari bwo bwose, n'abo bose batubahiriza amategeko y'Imana. Rero umuvumba uko waba umeze kose ariko uri muri uno murongo, ndetse icyaba gihuye n'indongozi cyose kandi gitandukanye na Bibiliya, ntabwo kiri mu murongo w'ibyo Kristo ashaka. Niyo mpamvu mu Byahishuwe 22:20 handitse ngo uhamya ibyo byose aravuga ati ye ndaza vuba, ngwino mwami wacu Yesu Kristo, amen. Nizere yuko tugeze ku iherezo ry'amateka y'isi, kandi ubuhanuzi bwose burimo buragenda busohora uko bwakabaye, bugasohorera imbere y'amaso yacu. Uko byose bizakurikirana ikintu ku kindi, ntabwo ngiye kubivuga ubu ngubu byose, ariko icyo mvuga mu buryo bwa rusange ni iki ngiki. Hagiye gushyirwaho andi mategeko akomeye cyane yo kurwanya abadakurikiza imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu, kandi hagiye gushyirwaho itegeko ry'urupfu, ndetse hagiye kubaho n'ibihano bikomeye cyane by'ubukungu bijyaniranye n'icyo gikorwa. Ariko niduhagarara dushikamye ku mahame y'ukuri kwa Bibiliya, Imana izadukura muri bino bibazo bikomeye cyane, ndetse tuzavamo turi hejuru y'abaneshi kubw'ubuntu bwe. Nimureke dusenge. Data uri mu ijuru, ino si irerekeza mu ntambara ikomeye kandi iheruka, ndetse ijambo ryawe ni ryo rigomba kuba itabaza rimurikira ibirenge byacu. Udufashe kugira ngo bigume bityo, rikomeze ribe itabaza ry'ibirenge ariyo mitima yacu. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Amen.